Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, tubagezaho amakuru aba arimo aravugwa mu mutekano ndetse na politike, by'umwihariko aho twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Ndagushishikariza wowe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, ukandaho maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Twihuse cyane rero, reka amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda i Kigali ukibitiye bite rero? Biravugwa ko hari amasoko yari yorubakiwe abazunguzayi, kuri ubu akaba yarafunzwe ngo kubera kutabona abakiriya. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali hagiye hubakwa amasoko atandukanye yagenewe abacururizaga mu mihanda bazwi nk'abazunguzayi, ariko amwe muri yo akaba yarafunzwe kuko ngo abayacururizagamo babuze abaguzi. Amwe muri ayo masoko rero yarafunzwe, ndetse inyubako akorerwamo ngo ubucuruzi akomeza kwishyurwa kandi adakorerwamo ibi bikorwa by'ubucuruzi. Mu masoko yafunzwe ndetse amwe akaba yarahise asenywa, harimo irya Ziniya na Evergreen muri Kicukiro, ayo ku Gisozi, mu Gakinjiro, mu Gakiriro no ku Kinamba, iryo muri Maratono ndetse n'irya Gasogi muri Gasabo, ndetse n'aya Kivugiza na Munema muri Nyarugenge. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu bw'imibereho y'abaturage, Martin Rujeni, yagize ati hari amafaranga agenda mu kwishyurwa amasoko kandi abazunguzayi batarimo. Uyu mwaka hari amasoko atandukanye tumaze gufunga kugira ngo twirinde gukomeza kwishyura kandi aya masoko adakoreshwa. Abadepite bagize pake babajije impamvu aya masoko yafunze, hanyuma abazunguzayi bagasubira mu mihanda cyangwa bakaba birirwa bazenguruka mu ngo bacuruza imyenda n'ibiribwa. Maze umujyi wa Kigali uvuga ko hari ababuze abaguzi bahitamo kuyavamo. Urujeni yavuze ko babajije abazunguzayi bagasanga koko batabona abakiriya, ari nayo mpamvu bata amasoko bahawe, ariko ko abo bazunguzayi ngo bahise bahabwa imyanya mu masoko manini, batangira gukorera hamwe n'abandi bacuruzi. Umujyi wa Kigali uvuga ko mu mwaka wa 2022 na 2023 wagiranye amasezerano n'aba rwiyemezamirimo bafite inyubako zicururizwamo, wishyurira abazunguzayi amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 8 y'ubukode bw'ibibanza byo gukoreramo. Kugeza ubu mu Rwanda ubucuruzi bukorerwa ahatemewe buhanirwa n'amategeko. Amabwiriza yasohotse muri uyu mwaka avuga ko yaba umuzunguzayi ndetse n'ugura ibyo acuruza, mu gihe bafashwe bazajya babihanirwa. Ibyo rero iby'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali bikomeje kuba agatereranzamba nyine, doko ntabwo twavuga ko ari agatereranzamba, ariko nyine ibintu n'ibibazo. Ni nk'uko nimba umujyi wa Kigali uba wishyuriye abantu, n'ubundi ni ukuvuga ngo ayo mafaranga aba yagakoreshejwe ibindi, ariko doko aho wabishyuriye ntibari kuhakorera. Ni ikibazo gikomeye rero. Gusa umujyi wa Kigali wo watangaje ko aba bazunguzayi wahise ubafata ukabajyana gukorera mu isoko rigari, aho harimo n'abandi, kugira ngo bakomeze biteze imbere. Ibyo rero mwari mukurikira rero amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ndabibutsa gusa kuri waba utarakanda subscribe cyangwa sabone, bitewe nyine n'ururimi ukoresha, waba ukoresha Icyongereza cyangwa Igifaransa, kandaho maze uzajya ubona amakuru, cyangwa se uzajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka.